kuwa gatandatu tariki 4 z'ukwezi kwa kane umunsi wa 94 mu minsi 365 igize umwaka. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana Luka 23 turi ku murongo wa 44 tugeze ku 56. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaa 9 izuba ntiryava, umwenda ukingirije ahera cyane hari urusengero utabukamo kabiri. Yesu avuga ijwi rirenga ati, Data, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Nuko umutware w'abasirikare abonye ibibaye ahimbaza Imana ati, ni ukuri uyu muntu yari umukiranutsi. Inteko z'abantu bari bateraniye aho kurebera babonye ibibaye basubiraho bikubita mu bituza. Inshuti ze zose n'abagore bavanye Galilaya bari bahagaze kure babireba. Umuntu witwaga Yosefu yari umujyanama wo mu Bayuda, w'umunyangeso nziza kandi ukiranuka. Uwo ntiyafatanije n'inama zabo n'ibyo bakoze, yari umunyarimataya umudugudu w'Abayuda, nawe yatekereza ku bwami bw'Imana. Nuko ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, arayibambura ayizingira mu mwenda w'igitare, ayihamba mu mva yakorogoshowe mu rutare itarahambwamo umuntu. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora. Nuko abagore bavanye na Yesu Galilaya bamukurikiye babona imva n'intumbi ye uko ihambwe, basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu, kandi ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko byategetswe. Amen. Umutambyi mukuru niwe wenyine winjiraga ahera cyane inshuro imwe mu mwaka, agiye guhongera ibyaha bye n'iby'Abisiraheli imbere y'Imana. Urupfu rwa Yesu Kristo rwahesheje abamwizera bose kuba abatambyi b'umwami, bityo buri wese abasha kwigerera imbere y'Imana atabanje guca ku wundi muntu. Nk'uko Pawulo yabyandikiye Abaheburayo aravuga ati, nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, binyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, binyuze mu mwenda ukinze ari we mubiri we, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwaho kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yihagijwe amazi meza. Umujyanama mu Bayuda w'umunyangeso nziza kandi ukiranuka witwaga Yosefu yari umwe mu bagize itsinda ry'abayobozi b'Abayuda, bamwe babandi bashaka gufata Yesu, nyamara we ntiyigeze bifatanya n'abo bagenzi be mu kugambanira Yesu, ahubwo yakoresheje icubahiro n'ubutunzi bye byo yari afite muri ico gihe, afatanije n'abo bagore bashyingura Yesu mu cyubahiro. Imyitwarire mibi y'abo tubana cyangwa dukorana ntikwiriye kuba urwitwazo rwo kudashyira mu bikorwa amahitamo yacu meza. Ubutunzi bwacu nabwo dukwiriye kubukoresha neza kugira ngo izina rya Yesu rihabwe icubahiro. Amen.